Muraho neza bavandimwe bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuba twiga ikintu gikomeye cyane, ariko ngiye kwibanda ku gusubiza ikibazo abantu benshi bamaze iminsi bambaza bagira bati ni uwuhe muti uvura ububabare bwo mu itako ubumanuka mu kuguru, cyangwa se ni uwuhe muti uvura nerve sciatique, cyangwa se ni uwuhe muti uvura sciatica, cyangwa se ni uwuhe muti uvura uburwayi bw'umugozi. Niba wumva ububabare butangirira mu itako bukamanuka mu kuguru, rimwe na rimwe bukajyana no kubyimba, gutitira cyangwa se gutakaza imbaraga, iyi video ni yawe rwose. Ntabwo uri wenyine kandi si ngombwa kuhita wihutira gufata imiti. Reka tubisobanukirwe neza turebe uko byose bigenda. Uburyo ububabare bwo mu itako bumanuka mu kuguru, hari abibaza bakavuga bati ubundi biterwa n'iki, kuki nababara mu itako nkababara no mu kuguru, akenshi hari n'igihe ubabara no mu mugongo rega. Ibi ngibi rero biterwa nuko hari umwakura utangirira mu mugongo wo hasi ugaca mu itako ukamanuka mu kuguru ukagera no mu kirenge. Iyo rero uyu mwakura ukanzwe cyangwa se ugasa n'utsikamirwa gato, nibwo utangira kumva bwa bubabare, ugatangira kumvamo gutwikwa, ugatangira kumvamo gutitira, cyangwa se ukaba wakumva harimo nk'utuntu tugenda tukujomba mu kuguru, ndetse n'ibinya bishobora kuzamo. Ibi ngibi rero abantu benshi babyita sciatique, kandi koko niko kuri. Dore impamvu rero zitera ubu bubabare. Reka turebe impamvu nyamukuru zituma abantu benshi bashaka umuti, kuko bakomeje kugenda bananyandikira ku bwinshi. Muri izo mpamvu rero zituma ubu bubabare buza, harimo nk'impamvu ya mbere bita disc herniation cyangwa se hernie discale. Ni ukuvuga ngo iki kibazo cya disc ni igihe usanga disc zo mu mugongo zasohotse zikabangamira wa mwakura nawe ubuturuka mu mugongo. Ni ukuvuga ngo disc akaba ari akantu kari hagati y'amagufwa abiri yombi y'umugongo, ako rero kakaba ariko gatuma ubasha kuba wahindukira ya magufwa ndetse ntabe yanakoranaho. Iyo rero iyo disc yabaye nk'iva mu mwanya wayo hagati y'ayo magufwa abiri y'umugongo igasa n'iyegera inyuma ho gato, ishobora kubangamira uyu mwakura wa sciatique, bigatuma noneho bwa bubabare bwose uri bubwumve bukamanuka mu itako, bukamanuka ndetse bukagera no mu birenge. Ikindi nanone gishobora gutera ubu bubabare burya ni ukwicara nabi igihe kirekire. Nk'abantu akenshi usanga bahora mu modoka bagenda, abantu bakora kuri computer bicara umwanya munini, abantu bamara umwanya bicaye bareba kuri telefone umwanya munini, abacuruzi bicara umunsi wose, n'undi muntu uwo ari wese ushobora kwicara umwanya munini. Iki gihe rwose ashobora kugira ububabare buva mu itako bukamanuka bukagera no mu birenge. Ikindi kintu cya gatatu burya nacyo kibitera, hari igihe usanga imikaya y'itako yikanyije cyangwa se yafashe cyane, aribyo bita piriformis syndrome mu rurimi rw'icyongereza. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyo ugiye ugasanga iyo mikaya yangaha ku itako isa n'iyakanyira cyangwa se isa n'iyafatanye cyane, urumva igerageza gukanda wa mwakura umanukamo, kuko umwakura uba ucamo imbere nyine imbere y'iyo mikaya. Iyo rero ukuntu umwakura umanuka ubaye n'ukandwa n'iyo mikaya, ni nk'uko wafata ikintu ukazirikisha ku itako. Kwa kundi bavuga ngo amaraso ntari kugenda neza, niko n'iyo mikaya rero ibisa n'iyakanzwe ikabangamirwa. Uko gukandwa, uko kubangamirwa nibyo bituma nyine uhita wumva bwa bubabare bumanuka bukaba bwava mu itako bugenda bukagera no mu birenge. Ikindi kintu cya kane gishobora kuba kigutera ubwo bubabare burya ni ugukora imirimo iremereye kandi ukayikora mu buryo ki butari bwiza, bivuze ko ubuyikora nabi. Ahangaha nk'iyo utwara imizigo cyangwa se ugaterura ibintu mu buryo butari ubwa nyabwo, ukabiterura ibintu wihengetse, ugasanga uryama nabi, ugasanga niba ugiye kwicara wicara nabi wihengetse, bitewe no kuvuga ngo wenda sindi bunahamara umwanya munini ndaza guhita mpaguruka. Ibyo byose birakwangiza. Ibi kugira ngo ubyumve neza, urabona iyo wicaye neza wumva nta kintu kikubangamira, ntabwo nawe ubwawe wabiyoberwa, ubu byumva. Ariko hari igihe ushobora kwicara ukumva mu by'ukuri harimo akantu gasa n'akakubangamiramo gato, ariko ukumva ntigakanganye, ukavuga uti kereka nkomeze niyicarire. Igihe rero bimeze uko nguko, ukavuga uti reka nkomeze niyicarire, cyangwa se nubwo nteruye iki kintu ndumva nyine ndagiteruye ndabasha kubyihanganira ku kantu karimo, reka nkomeze niterurire. icyo gihe already uba urimo wiyica, uba urimo wangiza ubuzima bwawe, kuko umubiri wawe uba ugomba kugenda muri position mu mwanya mwiza utakubangamira. Niyo mpamvu rero iyo ugerageje nko guterura imizigo
wunamye ndetse ukunama nabi. Buriya nk'iyo ugiye guterura ikintu hasi ugasanga urunamye, buriya biriya ni bibi cyane kandi abantu benshi mbona babikora. Ubundi batubwira ko uburyo bwiza bwo kuba waterura nk'ikintu hasi ari ugusutama cyangwa se ukaba wapfukama nyine icyo kintu ukakizamura mu buryo kinyine bwo kuba ucyegereye. Niba kandi ugiye guterura ikintu ntabwo ugomba kugiterura kiri kure yawe, ugomba guterura ikintu ukiyegereje, kuko iyo ukiyegereje bituma nyine utari buvunike kandi nyine ntunabangamirwe mu buryo ki bushobora kuba bwatuma disike zawe zigira ikibazo, zikaba mu by'ukuri zatuma habaho iki kibazo cy'ubu burwayi buturuka ku kubangamirwa k'uyu mwakura wa sciatique. Mu by'ukuri uba uturuka mu mugongo ukagera mu birenge. Ikindi kintu cyiza rero nacyo kikabangamira cyane abantu ndetse kikanatuma ububabare bwiyongera, burya ni stress n'umunaniro. Burya umuntu afite stress n'umunaniro, umubiri ugerageza gukora uburyo bwose bushoboka wagabanya izo stress. Hari aho bigera nawo ugasa n'unanirwa, ugasa naho ibyo bintu uri gutekereza, ibyo bintu wakoze, ibyo bintu byawunanije bisa naho birenga urugero rwawo, ugasanga imikaya irifashe cyane. Ibi hari abantu benshi bijya bibaho, wenda nk'urugero ntanze kuri kuntu abantu bavuga ngo bafashwe n'imbwa, ibyo bita muscle cramps, ugasanga nyine niba yari kugenda tayari agahita afatwa n'imbwa, ntabwo ari bubashe kongera gutera intambwe. Ni ukuvuga ngo kiriya gihe uba wakoze icyo nakwita overuse, ni ukuvuga ngo imikaya yawe uba yakoze cyane kugera kuri rwa rwego noneho igera aho ifata ntiyongere kurekura, kandi iyo ifashe ntiyongere kurekura nibwo ubabara nyine ukumva nta nubwo uri kubasha kuba wagenda, ukumva n'ibyo binyabijemo. Niyo mpamvu rero buryo iyo wakoresheje umubiri cyane biba ari byiza ko uruhutsa mu buryo bwiza, kuko iyo ufite stress nyinshi uratekereza cyane, umubiri ugakora cyane, ndetse n'iyo ufite umunaniro icyo gihe umubiri wawe urakora cyane, bikaba rero bishobora kuba byakuviramo kuba wagira iki kibazo cya muscle cramps cyangwa se muscle spasms zawe, ugasanga mu by'ukuri ya mikaya yawe irikanyije, irifashe. Iyo yifashe rero ihita isa n'ubundi nibangamira wa mwakura uyinyuramo, bityo ugasanga wagize icyo kibazo cya sciatica, bwa bubabare bwaturutse mu itako bukagera mu birenge. Abandi bati nuwuhe muti rero wonyine ubikiza? Ati turawukeneye pe, ati nibyo waradusobanuriye ariko dukeneye umuti ubikiza. Burya abantu benshi bahita bajya kugura imiti irimo za diclofenac, bakagura za ibuprofene, bakagura za paracetamol, cyangwa se ugasanga bagiye kugura inshinge zitandukanye. Mu by'ukuri iyi ni imiti igabanya ububabare ariko ikabikora by'igihe gitoya. Ni nayo mpamvu iyi miti nge nkubwira ko idakuraho impamvu yabiteye, niyo mpamvu ivanaho nyine n'ububabare igihe gitoya, kuko ni nko kuvuga ngo ibintu uri kubikorera hejuru ariko ntabwo uri kubasha kugera ku muzi wabyo. Burya n'igiti uramutse wagitemye ukagitemera hejuru, ejo cyakongera kigashibuka. Ikintu rero biba bishatse kuvuga ni iki: niba wafashe iyi miti irimo za diclofenac, za ibuprofene, za paracetamol, cyangwa se ugafata inshinge zitandukanye, ni ukuvuga ngo bwa bubabare iyi miti ishobora kubugabanyaho gatoya, ukabona uyu munsi buragabanutse ariko ejo bukongera bukagaruka, bitewe n'uko n'iki, ni ya mikaya yagiye ikabangamira wa mwakura. Ntabwo iyo miti wafashe iri bugende ngo ivaneho ya mikaya kuri wa mwakura, oya, ikugabanyiriza ububabare gusa, ariko urumva cya kibazo cyose kiba kikirimo imbere. Niyo mpamvu biba bigusaba ko ugomba kugira uburyo ukoresha buri buze gutuma niba ari ya mikaya yafashe irekura, niba ari cya kibazo cya disike zisubira mu mwanya wazo. Ubwo nibwo buvuzi bwiza kandi buboneye ku bantu bagira ubu burwayi. Niyo mpamvu nkubwira ko rero iyo miti cyangwa se ibinini ntabwo bivura ibibazo by'imikaya, ni nayo mpamvu ububabare bugaruka. Reka rero turebe mu by'ukuri n'iki kintu nyirizina cyagufasha kuba wakira ubwo bubabare, cyangwa se n'iki cyavura ubwo bubabare. Icya mbere ni imyitozo ya physiotherapy cyangwa se ubugororangingo cyangwa se kine muri rusange. Iyi myitozo igufasha cyane mu gufungura iyo mikaya ikoroherwa, bikikarekura kwagukandamizwa akwaye kuri wa mwakura, bityo nyine bigatuma bwa bubabare bugabanuka. Ikindi kandi nyine irambura imikaya yo kwitako ndetse no ku mugongo, bikagufasha cyane. Ndetse physiotherapy inongera imbaraga z'umugongo wo hasi cyane ko biba bikenewe ku muntu ufite ububabare bwo mu itako ndetse bugera
no ku kirenge. Ikindi kintu cya kabiri gikorwa mu buvuzi bw'ububabare ni uguhindura uko wicara no kuhagarara. Burya kwicara umugongo wawe ukwiriye kuba ugororotse, bivuze ngo niba wicaye ku kintu ugomba kuba wicaye nko mu ntebe wegamye, ariko nibura ibi bitugu byawe neza bikora ku kintu wegamyeho, kandi nanone umugongo wo hasi urabona ko hari ukuntu ubuhesemo gato. Biba byiza iyo ushyizemo nk'akantu k'agasego gato koroheje kugira ngo nibura umugongo wawe uba ushyigikiwe. Iyo udashyigikiye usanga nyine nabwo biguteza bwa bubabare bushobora guhera mu mugongo bukagera mu itako ndetse bukaba bwagera no mu birenge. Ikindi burya ni uguhaguruka buri minota 30 na 45. Niba wicaye iminota 30 ikaba yashira, ugomba guhaguruka ugatemberamo gato, ukaba wagenda nka metero 5 cyangwa 6 ukongera ukagaruka ukicara ugakomeza akazi kawe wari urimo. Ikindi kintu cya gatatu ni ugushyiraho ubushyuhe ariko nabwo bworoheje. Ni ukuvuga ngo ushobora kuhakandisha nk'amazi ashyushye ariko nyine ari mu rugero ku buryo atagutwika, ukaba wahakanda nibura mu minota 15 kugera kuri 20, ugakanda ku itako ndetse no ku mugongo ariko ukora gake cyane kugira ngo utiyangiza. Ikindi kintu cya kane nacyo cyagufasha ni ukuruhuka neza ndetse no gusinzira uko bikwiriye. Ugomba kwirinda kuryama uhetamye cyane uhese umugongo, kuko uheta umugongo bituma ya myakura isa n'ijya mu ruhande itagakwiriye kubinyuramo, ikaba yabangamirwa bigatuma bwa bubabare bwose uri buze kuba wabwumva. Ikindi kandi ukwiriye gukoresha umusego mwiza, ntukoreshe igisego mu by'ukuri kikubangamira. Niba ari agasego wakoresheje ukareba ko karinganiye ku buryo kikatari buze kuba kakwangiza, kuko iyo kagiye kagakanda imikaya bituma nyine wa mwakura wa sciatique ubangamirwa. Ikindi kintu ugomba kwitaho ndetse ukanaha agaciro by'umwihariko mu byo ukwiriye kwirinda, niba ufite ububabare irinde inzoga nyinshi, wirinde kwicara igihe kirekire, wirinde gutwara ibintu biremereye cyangwa se kubiterura, wirinde kwivurisha imiti utahawe na muganga, wirinde kandi mu by'ukuri kwibwira ngo ibi ngibi reka nitonde nihangane bizashira. Ntabwo ubwo ngubwo ari uburwayi bwikiza, biba ngombwa rero kujya ku ivuriro kugira ngo bakuyobore bakwereke uko ugomba gukira. Ushobora kwibaza uti ni ryari najya kwa muganga? Igihe cyo kujya kwa muganga cyangwa se umuphysiotherapiste ni iki ngiki. Niba ububabare bwawe bumaze ibyumweru birenze 2 jya kwa muganga. Niba ukuguru kwawe gutangiye kunanirwa jya kwa muganga. Niba utangiye kubura imbaraga jya kwa muganga. Niba ufite ikibazo cyo kwihagarika ndetse no kujya kuri toilette aho ushobora kubona byikora cyangwa se ukumva ntabwo biri kubasha gukunda, jya kwa muganga bagufashe. Bavandimwe soza, nta muti n'umwe w'igitangaza uvura ububabare bwo mu itako bumanuka mu kuguru, ikiza no gusobanukirwa impamvu. Ntibakabashuke rero ngo mujye gufata imiti n'iyi muganga atari we wayibandikiye. Gusobanukirwa impamvu iyo wamaze kuyimenya no kuyivuza biroroha cyane. Burya gukora imyitozo iboneye birafasha cyane, ndetse no guhindura imyitwarire yawe ya buri munsi, haba uburyo ugenda, uburyo wicara n'uburyo uryama, byose biragufasha. Niba ushaka imyitozo nyayo, inama za physiotherapy n'ubumenyi ku buzima bw'umugongo ndetse n'uburyo ki umubiri wacu ukora, haba ku ijosi, haba ku mavi, muri make uko umubiri wose ukora, kanda subscribe hano kuri Physio Rwanda, kuko ibyo byose niho uzajya ubikurikiranira. Ubuke gusangiza iyi video umuntu wese uzi ubabara muri ubu buryo, kubera yuko nawe bishobora kumufasha. Wakoze cyane kubana nanjye, mukomeze mugire ubuzima bwiza, icyo mbifuriza no gukira.